ubushake bw'Imana buragufata bukaba ari bwo bukuyobora kandi utagendana n'ubushake bwayo uhita uva mu mubare w'abakozi b'Imana. Nk'ubu ngewe umuntu wese waza kunkorera agomba kunkorera ibyo nshaka, ntabwo agomba kunkorera ibyo ntashaka. Wakora ibyo ntashaka ugahita uca hano nkashaka kunkorera ibyo shaka. Ubushake bw'Imana nuko bumeze. Izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, abakunzi ba Mama Sharirene Official, nizere ko mukomeye muguwe neza kandi mukomeje kunogerwa n'ibiganiro byo kuri televiziyo yitwa Mama Sharirene Official. Nizere ko mukomeje kunyurwa kwishimira uko bimeze, mukomeje kubohoka no gukira birumvikana, kandi mukomeje kujya mu ijuru, mukomeje gushima Imana, mukomeje guhinduka mu bugingo no mu ngeso zindi, mukomeje kugubwa neza. Natwe rero turaho tuguwe neza kandi turakomeye, turashima Imana, turi kwamamaza ishimwe ryaduhamagaye kaduha uyu murimo, tunejejwe n'Imana mu mutima kandi ntacyo tuyirega, ntacyo tuyishinja, imitima yacu yishimiye Imana. Aka kanya rero n'ubundi na kanya dukomeje kubamo kubuhamya, ndumva tugeze kuri episode ya 16. Niyo episode tugezemo nimba nibuka neza, 16. Tugeze kuri episode ya 16 aho tugenda dutanga ubuhamya butandukanye bw'ibyo nagiye mpura nabyo, kugira ngo nawe nukubitana nabyo ntuzagire ngo Imana yaragutaye, nukubitana nabyo ntuzavuge ngo mbese mu gukizwa nukubimera, nukubitana nabyo reka nkubwire, ntutangazwe nuko ushobora kuva mu byaha watangira inzira y'agakiza ufite inshuti zose zikakuvaho. Wikibaza ngo ibintu byo gukizwa bitera umwaka, hoya, ahubwo inshuti ufite izo wari ufite mwabaga hamwe mufite inzira imwe ariko mwatandukanye nyine, ntimugisangira inkumi, ntimugisangira akayoga, ntimugisangira ibigambo bipfuye, ntimugisangira kwiba, ntimugisangira ingeso mbi, none muzagumana muti. Nuko biba byagenze. Nutangira gusenga cyane ukabona inzira z'umugisha wari ufite zitangiye gufungwa, ntuzavuge ngo ibi bintu ni bibi. No, wowe watangiye kwataka Satani, watangiye kumurwanya kuko utakimukorera, ntiyajyaga kugabaho ibitero kuko wari umwana we. None utangiye kwiyomora, kwigumura ku bwami bwe, utangiye kwikora ibyo ushaka. Ntukirara mu kabari, ntukirarana n'inkumi, ntukirara mu bigambo bipfuye, ntugikora amanyanga. Ubwo rero wamurwanyije, nawe rero ari bukwishyure. Nuko biba bimeze. Ariko ntibizagutera ubwoba kuko umugabo uba ukurikiye witwa Yesu ni umunyembaraga kandi amurusha amaboko. Mu buhamya bwanjye ibintu byangoye bikangora bikomeye bya mbere, nagowe kandi sharirirwa n'ubushake bw'Imana, kuko ubushake bw'Imana nasanze butandukanye n'ubwanjye. Ubushake bw'Imana bwari butandukanye n'ubw'abantu. Ahantu Imana yanyuzaga hatandukanaga cyane naho abantu bashaka konyura cyangwa aho nashakaga. Ubushake bw'Imana nibwo bwanshaririye kugeza na n'iyi saha. Mu bintu bigora mu buhamya hagora ubushake bw'Imana, kuko ubushake bwawe burakubwira ngo igendere, ubushake bw'Imana buti hagarara. Ubushake bwawe burakubwira ngo nyura ibumoso, ubushake bw'Imana bukavuga ngo ci iburyo. Ubushake bwawe ibyo bugutegeka ntabwo ari iby'Imana igutegeka. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe kubwo ubushake bw'Imana busharira, abantu bakakubona nk'umuntu utuzuye, abantu bakakubona nk'umuntu utazi ubwenge, bakakubona nk'ikigoryi, bakagufata nk'injiji. Kubera iki? Ubushake bw'Imana nibwo bugomba gukora, kandi ibitekerezo byayo ni iby'abantu birahabanye. Niyo mpamvu nukizwa uri umugabo, umugore wawe azakwita imbwa kuko ubushake bwayo bwakugizeyo. Nukizwa uwarize, ubushake bw'Imana buzakugira umuswa, maze abakubona bajya bicara bavuga ngo umwana wacu na Minervare twamutanzeho apfuye ari ikigoryi, abarokore bamugize igicucu. N'ubushake bw'Imana buryo uri muzima.
nuzaba uri umuyobozi warakijijwe, ubushake bw'Imana buzakugira umuyobozi wundi umeze ukundi kuntu. Ibyo bizaguteze ambutiyaje hagati nabo muyoborana. Kubera iki? Barashaka ruswa, wowe ubushake bw'Imana ntugomba kuyemera. Nturi kwemera ruswa kandi nta nzu nagira. Ntago uri kwemera ruswa kandi utega moto buri munsi. Ruswa wayanze kandi abana bo muri kaminuza babirukaniye rimwe. Ruswa ntuyishaka kandi abo muri primaire babuze minerivare. Umugore nta gitenge cyiza aheruka, habaye n'ikironi wabona costume wambaye, ariko ubushake bw'Imana niba ukwemerera kuyafata. Niyo mpamvu ubushake bw'Imana nicyo kintu cyashaririye kugeza iyi saha. Ubushake bw'Imana ntibukwemerera kwitwara uko byumva. Ubushake bw'Imana buragufata bukaba ari bwo bukuyobora, kandi utagendana n'ubushake bwayo uhita uva mu mubare w'abakozi b'Imana. Kuko iyo ukorera umuntu ugenda mu mategeko n'amabwiriza ye. Nk'ubu ngewe umuntu wese waza kunkorera agomba kunkorera ibyo nshaka, ntago agomba kunkorera ibyo ntashaka. Wakora ibyo ntashaka ugahita uca hano nkashaka kunkorera ibyo nshaka. Ubushake bw'Imana nuko bumeze. Ubushake bw'Imana bwarandemereye kugira ngo mbyara abana 5, babyarane n'umugabo nkubita, babyarane n'umugabo ndaza hanze, umugabo nyicisha inzara, umugabo ntuka, uzi umuntu gutera inda akanagutukira kutwite kandi ari we waguteye inda. Ubushake bw'Imana rero iyo butabaho nari kubyarana nabo abana aba 2, ubundi nkaca hano nawe agaca. Ariko kubw'ubushake bw'Imana narabyaye ngeza muri 5, nkubitwa ndara hanze shonje. Bwari ubushake bwayo. Na n'ubu rero turacyari mu bushake bw'Imana. Kuko atari ubushake bw'Imana hari ibibazo dusengera twakikemurira. Atari ubushake bw'Imana burya baza kutuvuga kuri kamera namwe tubafiteho ubuhamya. Allah, none uzajya wicara kuri kamera uvuge mu masharirene ujya ngo undusha ururimi. None buri uzi ko nta mateka yawe nzi. Kereka tunyuze mu gikari bamwe nkayabasubiriramo. Atari ubushake bw'Imana rero waza kumvuga kuri kamera nanjye nkaza kuvuga ibyawe nka kumwe mwirirwa muhangana, ariko sinakora uwo mwanda ubwo bucafu. Ubushake bw'Imana butuma duceceka tuzi kuvuga. Ubushake bw'Imana butuma duhinduka igitutsi n'igishongero. Ubushake bw'Imana bwatugize tumera nk'abantu batagira ubwenge imbere y'abantu, kandi ubushake bw'Imana nibwo bwatugize uko tumeze. N'ubu turacyari mu bushake bw'Imana, ariko kuba mu bushake bw'Imana iyo ugize Imana ukabubamo kandi ukabukunda ukabyemera, ntako bisa kuba mu bushake bwayo. Kubera iki? Ni Imana ikuzirikira mu bibazo ikakuziturira mu bisubizo. Ni Imana ikuzirikira mu marira ikakuziturira mu bitwenge. Ni Imana ikuzirikira mu bushomeri ikakuziturira mu kazi. Ni Imana ikuziturira mu bukene ikakuziturira mu kazi. Ni Imana itakuzirikira hamwe nihabwa icyubahiro. Ubushake bw'Imana bwarashaririye. Mu bavandimwe hazamo ikibazo, mu itorero haza ikibazo, no mu rugo rwanjye hazamo ikibazo, no ku banzi haza ikibazo. N'ubu ibibazo byose mfite nazize ubushake bwayo, ariko nabo bayemo. Mba mu bushake bw'Imana. Abana ngabo bashonje, umuntu akifata ati ndashaka dukora ubukwe tuzibanire ngufashe kurera abana, ariko ubushake bwayo ntago bunyemerera gukorana ubukwe n'umuntu n'umwe. Umva ubwo buzima. Mbaho mu ntambara no mu byago no mu makuba. Ubushake bw'Imana buransharirira. Ubushake bw'Imana uzi kugira ngo abana barire kandi ufite aho wakora ibiryo. Uzi kugira ngo abana bige mu mashuri aciriritse. Yego, ukora uyu murimo w'Imana nakoze mfite abana 5 ngomba kurera kandi njyenyine, kandi nkakora umurimo w'Imana mukorera aho ntemewe, korana n'abatanyemera. Navuga ngo mfite ibintu abantu babona nk'imiziro, ariko ndashimira Imana ko yatuziruye. Nabyo ni ikintu kimwe mu bintu byangoye, ariko ibintu bijya bintera imbaraga
bituma ngira courage nuko ibyo nkora mbibonamo inyungu nkuramo rero niyo ituma ntajya nita ku rucantege ruri inyuma. Inyungu mbonamo ni iyihe? Inyungu mbona nuko ibyo nkora bitanga umusaruro. Iyo umuntu ambwiye ngo nabohotse nafashijwe ndumva wongeye kumumuriza. Hari umwana, hari umuntu, hari abantu tujya twohereza ibyigisho kuri telefone. Hari icyigisho nigeze nohereza, harangije arambwira ngo ariko ninde wakubwiye ngo ujye unyoherereza ibyigisho mu gihe cyose mba nababa? Atuzi ko ngera ahantu naguye najya kubona nkabona wohereje icyigisho gifite ijambo rijyanye n'ibihe bibi ndimo, ahita antekerereza ibyari byamubayeho. Sanga rero niyo umunyabyaha umwe yihannye mu ijuru impundu ziravuga. Ibi bintu byacu tubamo tuba dukeneye abadukurikirana kuko ni byiza, kuko bigira izindi nyungu. Ariko mureke mbabwire abavugabutumwa n'abakozi b'Imana n'abafite amacano ya Gikristo, mugombe munabiha agaciro. Iyo umuntu umwe yihannye mu ijuru impundu zigira gute? Ziravuga. Kandi ikindi nabonye ni uko aho ukorereye Imana ntabwo ariho iguhembera. Imana ifite inzira nyinshi guhemberamo, igaguhembera aho uzi n'aho utazi. Mu buhamya rero ufite ukuntu nagiye mbana n'Imana nkora uyu murimo umvuna, abantu umuntu akandeba akanyitegereza. Hari umugabo rimwe wandebye aranyitegereza, arangije arambwira ati yo bambwiye kuri indushyi, bambwiye ko ufite abana 5 umugabo yagutaye, ndifuza kuzagufasha. Ndashaka kubwira abakozi b'Imana ngo mujye muba maso. Ujye uba maso ku bufasha uhabwa, waba uri umugore cyangwa waba uri umugabo. Ujye uba maso kuko na Satani nawe ajya atera inkunga abantu be kandi akabinyuza mu bushake bwe. Kandi burya Satani agira ubwenge. Ntabwo Satani yaza kuguhiga afite amahembe, nta nubwo azaza kuguhiga afite umurizo. Azaza ari umuntu, azaza afite na Bibiliya, kuko gutwara Bibiliya mu ntoki shitani ntacyo bimutwara. Ibintu byamunaniye ni ukuyitwara mu mutima. Kwinjira mu rusengero kwa shitani yinjiramo akicara, kuko ntabwo byo bijya bimubangamira. Kandi ikindi shitani ntabwo ajya abangamirwa no gukoma mu mashyi. Shitani ntabwo ajya abangamirwa n'abantu bavuga ubutumwa. Ikintu cyamunaniye ni ukwera imbuto, gukora ibintu byiza nibyo bintu atazi, ni nabyo bimurya. Burya ni nayo mpamvu abavuga ubutumwa ntibamubangamira, abaririmba ntibamubangamira, kereka iyo babikora banakiranuka nibwo bimushorogotora ahantu aba yicaye. Uwo muntu rero arabimbwira ati ndashaka kugutera inkunga. Arambwira ati rwose ugende ubaririze Dubai, ubaririza abajya Dubai no mu Bushinwa, ubaririza abantu bagufashe. Wakora iki? Wacuruza iki? Arambwira ati umuntu nkawe ntabwo ukwiye kurya umugati uhawe n'abantu. Umuntu nkawe ukwiye kuba mu nzu yawe, ukagira imodoka yawe witwara, ukarya umugati uwiguriye, maze biriya bintu byawe ubamo ukabivamo. Mpamvu yabivugaga yinjiye muri iyo nzu yanjye, yayibonye abona itameze nk'umuturirwa wiwe. Ariko nanone yirengagiza ko ubuzima bubi ndimo nawe yabuvuyemo abikorewe n'Imana. Nibyo kosa mugira. Kandi murabizi neza cyane abamama n'abakobwa, murabizi neza abagabo benshi tufite b'abakirisitu n'abasore benshi tufite babibaho bazasarura. Iyo babona batazagusaruramo ntabwo bakubibamo. Ni nayo mpamvu nkubwire ngo ube maso ku muntu ushaka kugufasha, ube maso kugutera inkunga. Ubanze usenga urebe ko nta bintu bibiri inyuma, kuko ushobora kwibwira ngo ni umusada ukazasanga urimo urarya ibyo uzishyura. Uzabaririze haba Dubai cyangwa mu Bushinwa, nta mugore nkawe utagira imodoka, nta mugore nkawe utagira inzu ye, nta mugore nkawe ukwiye kugaburirwa. Abana bawe baziga heza, gira imodoka yawe n'inzu yawe. Ariko burya reka nkubwire, naho utareba wanakabakaba. Hari umuntu ukubwira ibintu ukavuga uti ariko uyu muntu ntazanyishyuza. Ya mahirwe tugira rero y'abarokore kwibera mu masengesho tukavugana n'Imana yacu. Ibyo bintu yabimbye ifite amasengesho y'iminsi 2. Ubwo nicyo cyifuzo nge kubitamo.
mbwira Imana nturi muntu ni wowe umutumye cyangwa ni shitani imwohereje, kuko burya shitani agira abakozi, kandi abakozi bazi kuririmba baze, bazi kuririmba soprano, bazi kudiyakona, bazi gufata mikoro, bajya bazana hano kuri mikoro bafungura isengero, bagira abakirisitu benshi. Shitani afite abakozi bagira imisaraba ku makote ngo barambitsweho ibiganza, bazi barabatijwe mu mazi menshi. Afite ikipe y'abakozi kandi ntikorera ikuzimu, ntikorera mu kabari, bakorera mu itorero. Aho nyine arangije arambwira ego ngende nyine nzamubwira amafaranga. Arambwira ngo si wewe wenyine nzaba nyahaye, hari n'abandi nayahaye, ntabwo ari njye nyine yari yararangije. Ariko burya hari umugani abanyarwanda baca bavuga ngo urarya umwungu si ibibamba. Ntabwo abantu bose ari bamwe, hano ubwo abantu bose bakurirwa n'amafaranga. Ngewe amafaranga atarayanjye ntashobora kuncisha. Nabonye ahantu Imana iguha amafaranga ukayakoraho, mbona n'ahandi yakwambura. Byose biri mu kuboko kwawe. Yego amaze kumbwira gutyo, Imana icyokora irambwira muri ayo masengesho, ikoresha umuntu ngo witondere amafaranga umuntu agiye kuguha, ngo uyasengere, ngo uyitondere. Iryo jambo rero ngo uyitondere nta kindi nari kurenzaho, uyitondere. Have rero azampamagara ati ndaje mu rugo. Araza mu rugo aje kumbaza ngo nimba umushinga naragize gute, narawubonye. Simbabwira amadetaye menshi, wenda ni video yazayibona bikamubabaza, simuvuze izina, nta n'umuntu nabibwira humura, sinjya mena amabanga. Babakobwa baza hano runaka yanenda, babagore baza hano yanyandikiye ibi, pasiteri wanjye yarashatse kumfata ku ngufu. Ubwo n'ubusutwa n'ubujojwa. Nawe regura intumwe ya shitani yagufataga ku ngufu se nuko yabonaga nawe ubikeneye. Ntabwo biri ari byo. Bundi bintu uza kuvugira kuri kamera bigaragaza uwo wari uriwe. Bundi si yo communication mwari mufitanye ajya kugufata ku ngufu, yaragusanze iwanyu nuko yabonye uri biri hanze. Ubwo uratubeke ngo yagufashe ku ngufu, waje kumuharabika, mwari mwabyumvika. Araza arambwira ati umushinga arabonye, ntiyego. Arambwira ati rero ni ugushaka ahantu tujya kuganirira, ushaka ahantu heza tuganirira muri hoteli nziza. Ndangije ndamubwira ngiye mu buzima bwanjye ntabwo ndajya muri hoteli, kandi impamvu ntajya muri hoteli si uko hari ibindi bibi. Ariko umuntu wambona muri hoteli ndi kumwe n'umuntu w'umugabo utari uwanjye, bazi ko natandukanye n'umugabo, nabandi kwica ubuhamya bwanjye. Utanzi kuri YouTube yambonye mu biterane, nari ntarayizaho. Utanzi mu giterane yambonye ku masede nifite volume ya mbere n'iya kabiri y'ubutumwa. Utarambonye aho yambonye ku cyumweru. Narabyirinze. Ndangije nyine ndabimubwira ko bitakunda. Yarambwiye atugenda ushaka ahantu heza, mubwira ko ntaho nzi. Arambwira ati ngewe ndahazi, hari ahantu twajya n'umuseriveri ntabe yakubona. Abarokore haleluya. Urabikora muri amabandi, umuntu uzi ahantu ushobora kwinjira muri hoteli n'umuseriveri ntakubone. Ese iyo umuntu aje ko bamwakira yinjira ate nta museriveri? Ubwo naho barahaza. Ndamubwira ko bitakunda, ntaho najya. Ndamubwira ntiyamere hano mu rugo iwanjye. Ntiyongeye no kumvugisha, ntiyongeye no kumpamagara, ntiyongeye no kumpamwiriwe. N'ibyo nyine nagiye mpura n'ibintu nk'ibyo. Nagiye nkubitana n'abagabo babibaho bazasarura. Ni benshi dufite kandi bafite Bibiliya. Wakugurira 25 z'isuka z'umuceri hari uko mwaryamanye. Abagabo Imana izabahana. Kandi mufite hari abagore b'abanyantege nke mwabikoreye mubavana ku Mana, bari abakozi b'Imana. Uwo muceri iyo umuha akagaburira abana be, Imana ntizagaburira abawe? Umugati w'1,500 uwo mugurira guhakabiza. Minerivare y'igihe hahembwe kimwe ituma mugira icyomanzi muri abakozi b'Imana muba mu rusengero. Umuntu murarure hejuru y'ayo mafaranga atica ntanakiza. Reka soreza. Imana ibahe umugisha, turakomeje no guhamya. Imana ibahe umugisha. Amin.